Yes, familia nongeye kubasuhuza nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima buri kugenda neza, ndetse n'abatameze neza mukomeze kwihangana. Imana ni byose, Imana irakomeza ibabe impande. Uyu munsi rero mbahaye ikaze kuri Behind Words Show nk'uko bisanzwe. Uyu munsi nkaba nahisemo kubaha igice cya kabiri cya Prophet Grace nk'uko abenshi bari bakinsabye. Nizere ko rero utari bugiye kure, nizere ko ugiye kubana nanjye tugakomeza igice cya kabiri cy'inkuru. Wowe mushyashya ndakwakiriye, karibu sana, feel at home. Icyo nagusaba ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho indi nkuru ujye ubona ubutumwa bugufi bikoroheye ku buryo uhita ufungura direct igahita iyo link kujyana ku nkuru twasohoye uwo munsi. Wakoze guhitamo Behind Words Show. Reka dutangire inkuru yacu. Dutangiranye n'umuprofete Grace ubwo yaragaze imbere ya buri umwe wese ku ruhimbi, amatara amumurika, yambaye akanzu y'umweru, arimo avuga mu mvugo wumva ko ari imvugo yo gutegeka. Abakristo bose bari bari aho ngaho bari kumva buri kimwe cyose nk'uko bisanzwe, bumva buri jambo iryo ari ryo ryose rituruka mu kanwa k'uyu mugore. Nuko arangije azamura ibiganza bye, nuko arangije aratangira ati, bana banjye. Aratangira, ijwi ryanga ryari ijwi riri strong cyane ndetse ryuzuyemo ugutegeka. Arangije arababwira ati, Imana yongeye kuvugana nanjye, ndi hano kugira ngo mbabwire inkuru nziza. Nuko abakristo aho ngaho bahise bakoma amashyi menshi cyane barishima, abandi bati amena. Nuko muri ako kanya uyu muprofete Grace yahise asekamo, nuko arangije aravuga ati, Imana yavuze ngo, yambwiye ngo njyewe Grace nduwahiswemo, kandi yampaye ububasha bwo gukura buri umwe wese mu bukene. None rero jyewe numviye ijwi ry'Imana. Abari bari aho bose barongera bamanda amashyi bati amena, bati aleluya. Nuko muri ako kanya ubwo yahise ategereza ko urusaku rurangira, nuko arangije aravuga ati, ubu ngubu njyewe mfite resitora nini cyane ndetse mfite n'ishopu n'inzu y'ubucuruzi nini cyane hanze y'iki gihugu. Arangije arabwira ati, aho ni ahantu nshobora gutwara abana b'abakobwa bakagenda bakankorera, bakakorera amafaranga ndetse bakagira ubuzima bwiza, bagatangira kohereza amafaranga bayohereza ababyeyi babo, bagahindura amateka y'imiryango yabo. Abamama bari bari aho ngaho batangiye kujurajura babwira abakobwa babo bati, aya ni amahirwe ntabwo yagombye kugucika. Nuko ababyeyi bari bari aho ngaho batangira kumva babyishimiye, ndetse abana b'abakobwa bakiri bato bari bari aho ngaho nabo batangira kumva bafite icyizere, bumva ko igihe cy'amahirwe yabo gishobora kuba kigeze. Arangije arababwira ati, ariko ndashaka ko munyumva mukantega amatwi. Aya mahirwe ntabwo ari amahirwe ya buri umwe wese, aya ni amahirwe y'abantu bizerera mu Mana ndetse bakubaha umukozi w'Imana. Aba ngaba nibo tuzahitamo. Rero nimba ushaka kugenda, ugomba kwifatanya n'uru rusengero kandi ukizera ko Imana yankoresheje kugira ngo nkuyobore. Nuko buri umwe uri aho ngaho bamwe batangira gutekereza uburyo abana babo bagiye kuva aho ngaho bakajya kuba hanze, bakajya mu kazi hanze, bagakorera amafaranga menshi, noneho bagahindura amateka y'imiryango yabo. Nuko yongeraho ndetse ibyo yabivuze ururimi rw'ubona ko ari seriye cyane. Arangije arababwira ati, guhera uyu munsi ntabwo mugomba kujya munyita Prophet Grace, ahubwo mugomba kujya munyita mami. Mami uvuga ndetse agakora, kubera yuko iyo mvuze ibintu biraba, kandi iyo ngusezeranyije shyira mu bikorwa. Nuko buri wese uri aho ngaho yakomye amashyi, abandi benshi cyane bati amena, haleluya. Batangira kuvuga bati, mama uvuga kandi agakora, mama uvuga kandi agakora. Batangira kuzamura amajwi baririmba gutyo. Nuko wa muprofete arangije azamura ukuboko aravuga ati, mutuzeho gatoya, nimureke mbasengere. Aratangira avuga ati, Mana Data, ndakwinginze fasha abana bawe, ubafungura imitima babashe kwizera intumwa yawe. Arakomeza ati, Nyagasani mpa imbaraga zo kubakura mu mwijima nk'abayobora mu rumuri. Amen. Abakristo nabo bahise basubiramo bati amena ndetse n'amashyi menshi cyane. Nuko nyuma y'amateraniro ababyeyi benshi bagiye kuvugana n'uyu muprofete Grace, batangira kumwinginga bati, dufashe uhitemo abakobwa bacu nabo babona ayo mahirwe. Bakamubwira bati, turakwinginze mama uvuga agakora.
uwo n'umubyeyi umwe wabivuze ari kurira amarira menshi cyane. Arangije aramubwira ati ndakwinginze fata umwana wanjye w'umukobwa, umwana wanjye arubaha kandi ni umukozi. Nuko Prophet Grace arangije araseka, arangije afata ikiganza cye agishyira ku bitugu by'umumama y'umubyeyi. Arangije aramubwira ati nzamuhitamo umwana wanjye, ariko wibuke ikintu kimwe, nta kintu cyiza nta gitambo. Arangije aramubwira ati nizere yuko ufite icyo uzatanga nk'ituro ku mana yawe. Nuko wa mubyeyi arangije aramubwira ati yego mama uvuga agakora. Uwo mubyeyi yahise abyemera ko azazana ikintu kinini cy'agaciro akagitura Imana. Nuko ubwo rero umunsi wari umurangira, wa Prophet Grace yakomeje kwakira impano nyinshi cyane, ndetse akomeza kwizeza aba bantu ko azatwara abakobwa babo bakajya gukora hanze. Ariko nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ibyo arimo gukora ababwira, hari izindi plan yari afite, hari izindi plan zamenyanaga ku yindi ntambwe yari afite. Arangije muri we arigamba ati bano barimo baranyizera buhumyi. Ibyo yabivuze arimo asmilinga, kagaseko nyine yumva yishimye ko abantu bari kumwumvira bakamukurikira, akabakoresha nk'abantu b'impumyi batabasha kubona. Arangije muri we atangiye kwivugishwa ati byanze bikunze mu gihe kitari gito nzatwara buri kimwe cyose bafite, nzabasiga imbokoboko, nzasigana na kimwe bafite. Nuko igitondo cyakurikiyeho, nuko abagore batatu bageze ku biro by'umugore by'Umuprophet Grace, bishimye cyane, bari excited, ndetse bafite impano nyinshi zitandukanye. Bazanye amagift, bazanye impano k'uyu mugore w'umuprofeti. Iki cyumba yari harimo cyasaga neza cyane, cyari cyuzuyemo ibintu by'agaciro by'amazahabu, ndetse hari hatatsemo amafoto y'uyu mugore y'Umuprophet Grace agiye amanitse ku bikuta by'iki cyumba. Uyu mugore rero yari yicaye aho ngaho, yicaye ku ntebe ye. Uko yavugaga n'ijwi rikomendinga, ijwi ritegeka, ijwi wumva ko ryuzuyemo gutegeka kwishi. Nuko ubwo abo bagore binjiraga, ako kanya bahise bapfukama imbere ye, batangira noneho gushyira hasi impano zabo bari bazanye. Barangije batangira guhuma mu mashyi bavuga ngo mama uvuga agakora, mama uvuga agakora. Baramubwira bati nyagasani akomeze aguha imbaraga ndetse yongere ubudahangarwa bwawe. Nuko wa Prophet Grace arangije areba kuri notebook ye, arangije arasekamo, arangije aravuga ati muhaguruke bana banjye. Arangije arababaza ati ese niki kibazanye mu biro byanjye uyu munsi? Nuko umwe muri ba bagore witwa Margaret arangije aramusubiza ati mami turi hano kubera abana bacu b'abakobwa, twumvise itangazo watanze mu rusengero ejo hashize uvuga ibijyanye n'abakozi no kujyana abakozi hanze gukora. Twagira ngo tuguhe abana bacu bagende bagukorere muri resitora yawe ndetse no muri shop yawe. Turabizi neza ko bazitwara neza, ni abanyamutima kandi ni abakozi. Undi nawe witwa Ruth arangira avuga ati nibyo mama, abana bacu baritonda kandi barubaha kandi ni abakozi, turabizi neza yuko bazagukorera neza. Agnes nawe wa mugore wa gatatu arangije aramubwira ati mama uvuga agakora, uri igisubizo cy'amasengesho yacu, turakwinginze fata abakobwa bacu ubafashe kugira ubuzima bwiza. Nuko wa Prophet Grace arangije asa nk'usunika intebe asubira inyuma mo gakeya. Wa Prophet arangije arababaza ati bagore murashaka ko ntwara abana banyu hanze? Ba bagore barangije baramusubiza ati yego mama nibyo dushaka. Uyu Prophet ati ibyo ngibyo bivuze arimo kubita intoki ze ku meza. Arangije aravuga ati nzabatwara ariko hari condition. Aravuga ati ngiye nzatwara abana bari pure ndetse bari innocent. Aravuga ati condition ya mbere nuko bagomba kuba ari amasugi. Abagore muri ako kanya bahise basubiza bihuse bati n'amasugi mamu, n'abasugi, nta mugabo n'umwe yigeze bakoraho, twabareze neza. Ruth nawe aravuga ati nibyo mami, nibyo n'amasugi abana bacu, twabareze tubabwira ko bagomba kujya kuri abagabo bari pure ndetse bari untouchable. Nuko Prophet Grace arangije avuga ati byiza cyane, icyo ngicyo bivuze ubona ko anezerewe. Arangije avuga ati abo nibo bakobwa, nibwo bwoko bw'abakobwa, nicyo cyiciro cy'abakobwa nshaka kujyana hanze. Ntabwo nshaka abakobwa bangiritse bazagera hariya barangiza bakangiza izina ryanjye. Nuko abagore aho ngaho bahise bakoma mu mashyi, batangira noneho kuririmba ndetse batangira kumusenga, batangira kuvuga bati mama uvuga agakora, mama uvuga agakora. Barangije bakamubwira bati mama uvuga gukora, mu by'ukuri woherejwe n'Imana, urakoze gufasha abana bacu.
nuko wa muprofeti arangije azamura ikiganza cye kugira ngo abacecekeshe. Arangije arababwira ati ejo muzohereza abakobwa banyu iwanjye, nibahagera nzabasengera mbahe amabwiriza y'urugendo. Arangije arababwira ati ariko mwibuke ntabwo ibi ngibi ari ubuntu, mugomba gukomeza mugatura Imana kandi mugakorera inzu y'Imana. Barangije baramusubiza bati nibyo mami tuzabikora. Nuko ubwo abo bagore uko ari batatu bavaga aho ngaho basubira mu mago yabo, bari so excited, bari bishimye cyane. Ariko isura y'umwe muri bo witwa Ruth wabonaga ko atameze neza nkaho afite trouble. Yakomeje kwegera inshuti ze ariko nyuma aza guceceka. Margaret ndetse na Agnes arangije arababwira ati Agnes, Margaret, ntabwo muri gutekereza cyangwa se ngo mwibaze impamvu Prophet yakomeje kwensista ko abakobwa bacu bagomba kuba ari amasugi. Nuko barangije bamubaza bati ariko Ruth, ibyo si bitwaye iki? Twe turumva nta kintu kiri strange. Mami uvuga agakora akeneye abakobwa bari pure ndetse bari innocent. Icyo ngicyo ni ikimenyetso cya discipline ndetse no kubaha. Twagombye kwishimira yuko yabashije guhitamo abakobwa bacu. Nuko Agnes yihuse ahita avuga ngo yego, iyi ni opportunity, aya ni amahirwe meza cyane ku bana bacu. Nuko arangije abaza wa mugore Ruth, arabaza ati se nukubera icyo uri kubyibazaho cyane? Arangije aramubwira ati ntutume uku gushidikanya kwawe gutuma kwangiza amahirwe yacu. Ariko muri aka kanya uyu Ruth yahise azunguza umutwe, yumvaga atabyumva neza. Arangije aravuga ati ntacyo, reka tuzabireba. Arangije arabaza ati ari gufungura restaurant ndetse na shop nini hanze, sibyo? Arangije arabaza ati ese ibyo ngibyo bihuriye he no kuba abakobwa b'amasugi bagenda bakajya gusavinga ibiryo ndetse bakafasha abagura ibintu kugura mu mashop? Ibyo ni ibintu numva ngiye bidafite aho bihuriye kuri njyewe. Nuko Margaret arangije aramwitegereza amubwira ati Ruth, uri umunyabwoba cyane. Arangije aramubwira ati aya ni amahirwe y'ubuzima bw'abakobwa bacu. Ese urashaka ko baguma hano bagakomeza bakabaho nabi nk'uko twabayeho? Agnes nawe arangije aravuga ati nibyo, ibyo ari kukubwira nibyo. Reba ukuntu twirirwa twikoza hirya twikoza hino tuvunika kugira ngo turebe nimba twatunga imiryango yacu, dustruggling kugira ngo turebe nimba twabaho. Ariko aba bakobwa bacu nibamara kugenda bazadukura mu bukene, bazajya batwereza amafaranga ndetse ubuzima bwacu buzahinduka ndetse tuzagira amahoro. Nuko Ruth arangije aravuga ati nanjye nifuza ko umwana wanjye yazatera imbere, ariko agatera imbere bidasabye igiciro icyo ari cyo cyose. Ese murabitekereza mute haramutse habaye ibintu bibi kuri bo? Ese muratekereza mute nimba ibi bintu turi gutekereza atari byo? Nuko Margaret arangije amubwira ati Ruth, hagarika aho, birahagije ibyo uri kuvuga. Wowe uri umuntu udashima, wakomeje kuba umuntu udashima. Prophet Grace ari kudufasha, none wowe uri ahangaha urimo urabaza utubazo tudasobanutse, bazabaza ibintu bidasobanutse ahangaha. Uribaza aba ni abantu bangahe bazarwana kubona aya mahirwe? Wa mugore wundi witwa Agnes nawe aravuga ati Ruth, hagarika ibyo bintu. Mama uvuga agakora ni intumwa y'Imana ndetse n'umukozi w'Imana. Arangije arabwira ati njyewe ndamwizera nk'umuprofete, ariko ntabwo njyewe nizera situation. Ese muri gutekereza niba atari kutubwira buri kimwe cyose uko kizagenda? Nuko Margaret arangije yitegereza uyu mugore Ruth, arangije aramubwira ati umva Ruth, ntega amatwi, ushobora gukora buri kimwe cyose ushaka, ariko njyewe mu gitondo ndohereza umukobwa wanjye. Njyewe narababaye bihagije. Rero nimba hari amahirwe, niba ari amahirwe matoya kugira ngo mbashe kuba nahindura ubuzima bwanjye, ngomba kuyafata. Agnes nawe arangije avuga ati nanjye nuko. Arangije avuga ati umukobwa wanjye nicyo cyizere cyanjye mfite, ntabwo ngiye nshaka ko ubwoba bushobora kumbuza bukansubiza inyuma. Arangije avuga ati ntabwo mbizi, ibyo ngibyo bivuze mu buryo buri softly. Arangije avuga ati njyewe nkeneye kubitekerezaho. Nuko guhera aho ngaho abagore uko ari batatu batangiye kugenda ariko bacecetse, buri umwe afite ibitekerezo bye. Nuko barangije baramubwira bati tuzabona n'ejo, ni akazi kawe nudahindura intekerezo zawe. Nuko muri uwo mugoroba wa mugore Ruth yicaye muri saro atangira gutekereza. Yaramaze gutunganya ibyo kurya bya nimugoroba ariko yumvaga nta peta afite. Nuko hashize akanya umugabo we John yahise yinjira yisazira mu rugo. Nuko uyu mugabo yinjiye, imyenda yose iri kunuka wine, iri kunuka vinyo, ndetse afite igicupa mu ntoki yasinze. Arangije ahita yicara iruhande rwe
nuko arangije abaza umugore we ati mugore ibyo kurya biri hehe, ariko yabivuze mu buryo buri disipurine. uyu mugore ntabwo yigeze amusubiza, nuko arangije aramwitegereza aramubwira ati John, hari ikintu cy'ingenzi tugomba kuganiraho. John arangije aramubaza ati ese niki, arangije aramubwira ati buri gihe uba ufite ibintu byo gukompureninga. nuko Ruth arangije arahaguruka, arangije aramubwira ati ni ibijyanye na Divine. arangije aramubwira ati ngewe namaze guhitamo ko ejo atagomba kujya kuri uriya muprofete, ntabwo ugiye mwizera, ibi nari kuvuga ntabwo ndi kubyizera. nuko John muri ako kanya yahise aba shocked, yahise atungurwa. nuko arangije ahita ahaguruka abaza umugore ati ibyo ni byo uri kuvuga, ni ukubera icyo atari bugende. arangije aramubwira ati Ruth wataye ubwenge. arangije aramubwira ati aya niyo mahirwe yonyine yo kuva mu bukene turimo, none urahangaha uvuga ibintu bidafite agaciro. nuko Ruth arangije aramubwira ati njyewe navuze ngo ntabwo ari bugende, ntabwo ari buva ahangaha, ntabwo ugiye nshaka ko umwana wacu agenda agakoreshwa ibintu tutumva neza, tudasobanukiwe neza. ese ni iyihe bizinesi ikorerwa aho hanze ifata abakobwa b'amasugi gusa? John ntabwo ibi bintu bisobanutse. nuko John arangije ahita akubita ikiganza cye ku meza, arangije aramubwira ati ntabwo ariko Ruth bite byawe, uri muzima kweri? Divine agomba kugenda byanze bikunze, njyewe ndi papa we, ndabitegetse agomba kugenda. ese urifuza yuko tugomba gupfa tugapfira muri ubu bukene? nuko muri ako kanya uburakari bwa Ruth bwahise butangira kuboiringa, butangira kuba bwinshi cyane. nuko arangije amutunga urutoki. ese John, twari turi hehe ubwo abandi babyeyi barimo bahiga bakora buri kimwe cyose kugira ngo babashe gufasha imiryango yabo? ese wowe wari uri hehe igihe cyose nakoraga buri kimwe cyose kugira ngo mbashe kuzana ibyo kurya kuri aya meza? none urahangaha urimo wita umwana wacu w'umukobwa ngo ni imburamikoro, ariko ndizera neza ko ni wowe kibazo gikomeye muri uru rugo. nuko muri ako kanya isura ya John yahise itangira kuba umutuku, atangira kurakara, ariko Ruth ntabwo yigeze ahagarika kumubwira. yari yaramaze igihe kinini cyane yihiringa wenyine, uyu mugabo yigira kunywa. arangije avuga ati wowe uri umugabo w'umunebwe, uri umugabo utagize ikintu afasha umuryango we na kimwe, aho kugira ngo ukore cyane nk'umugabo umara igihe cyawe kinini cyose urimo winywera ndetse urimo kompureninga. ese uratekereza yuko kohereza umwana wacu Divine hanze bizakemura ibibazo byawe byose? ese haramutse hari ikintu kibi kimubayeho uzafata responsibility? uzakirukankaho? uzabyishyiraho? cyangwa se uzahunga wirukanka nk'uko wahoze ubikora? John aho ngaho yahise arakara cyane, ariko Ruth ntabwo yigeze abyitaho yita ku burakari. yari arambiwe no guhora acecetse muri uru rugo. arangije aramubwira ati reka nkubwire ikintu kimwe. ibyo ngibyo bivuze ijwi rye ririmo emosiyo nyinshi cyane. aramubwira ati njyewe nitaye kuri uyu muryango guhera kera, nimba utekereza yuko njyewe nshobora kureka ibitekerezo byawe cyangwa se ibyo ukumva ushaka gukora ukabikorera bikangiza ubuzima bw'umwana wanjye kubera yuko uri umunebwe wo kuba wagenda ngo ushakishe ibisubizo by'ibibazo byawe, urimo uribeshya cyane. John aho ngaho yahise aceceka, ahubwo uburakari bwe bwahise busimburwa n'ikimwaro. Divine wari uri aho ngaho arimo abitegereza, ari yumva buri kimwe cyose bari kuvuga, yahise atangira kurira. nuko Ruth arangije aragenda yegera umukobwa we, arangije aramwegera, aramuhobera, aramwegereza, arangije aramubwira ati mwana wanjye humura. ibyo ngibyo abivuze na emosiyo nyinshi. arangije aramubwira ati mwana wanjye nta muntu n'umwe uzaguhatiriza kujya ahantu ariho hose, nzakurinda icyaba cyose, nzaba ndi kumwe nawe, ndi mama wawe kandi ndagukunda. John yitegereje uburyo umukobwa we ndetse na nyina bameze, yahise agira uburakari, none ahita asohoka, ahita afunga urugi arasohoka aragenda. nuko tugarutse rero kuri rwa ruhande rwa Prophet Grace, bakobwa uko ari babiri, umukobwa wa Agnes ndetse n'umukobwa wa Margaret, bari bamaze kuhagera, babicaje mu kumba gatoya, bari bavuye mu ngo zabo bageze aho ngaho. kuva bagera aho hangaho, buri munsi uko wagenda guhita ibintu byagendaga bikomera, bagendaga babona ko bidasanzwe. ariko ababyeyi babo bari bizeye uyu Prophet Grace, ndetse nabo bari bamwizeye kubera yuko ababyeyi babo bari babijeje yuko bagomba kumwizera ko ariyo mahirwe kugira ngo bahindure ubuzima bwabo. nuko iminsi 3 nyuma yuko aba bakobwa bava mu miryango yabo, Prophet Grace ubwo yari yicaye ahangaha muri bya biro bye biteguye, bya biro bye byiza, yafashe telefone ye, arangije ahamagara Agnes, umwe muri baba mama.
ubwo rero uyu mugore yarafashe telefone, iri jwi ry'umuprofeti ryari cool ndetse riri calm, nuko arangije aramubwira ati hello sister Agnes, arambwira ati uyu ni Prophet Grace muri kuvugana. Arangije aramubwira ati nagira ngo nkumenyeshe ko umukobwa wawe yageze hanze, yageze mu kazi kandi akahagira amahoro. Arangije aramubwira ati umukobwa wawe ari kwitwara neza cyane. Agnes aho ngaho yahise yishima cyane, arangije aramubwira ati oh urakoze cyane mami, Imana iraza kuguha imigisha myinshi cyane kubera ibi bintu. Nuko arangije aramubaza ati ese mami nshobora kuba navugana n'umukobwa wanjye? Nuko Prophet Grace arangije arasekamo, arangije aramubeshya, arangije aramubwira ati oh ntabwo ari hano hafi aka kanya. Arangije aramubwira ati yasohotse gatoya hari ibyo yajyanye mu rugo, ariko humura araza kuguhamagara mu kanya naza kugaruka. Nuko wamubyeyi arangije aramubwira ati oh okay urakoze cyane mami. Arangije aramubwira ati nzagushimira ibihe byose. Ibi ngibi Agnes yabivuze ijwi rye ryuzuye emotion. Nuko ubwo rero bari basoje kuvugana, nuko Prophet Grace yarongeye ahamagara wa mugore wundi twa Margaret, nawe amuha iyo story, arakukinga amubwira ibyo yari yabwiye wa mushuti we. Nuko Margaret nka Agnes nawe yahise yishima. Nuko ubwo yari amaze kubahamagara bose, ngo arangije yegama muri ya ntebe ye, arangije araseka aravuga ati izi ngizi zizera buri kimwe cyose mvuze. Nuko muri icyo gihe rero ntago Margaret ndetse na Agnes barimo bihanganira kuba bakwishimira ko abakobwa babo bageze ku kazi, bakomeze bishimye cyane. Nuko ubwo bahuraga Margaret abwira umushuti we ati umukobwa wanjye ari hanze, ese urumva ushobora kubyizera? Ibintu byose biri kugenda biba vuba vuba. Nuko Margaret arangira aramubwira ati mu by'ukuri Prophet Grace ni umuntu w'umunyembaraga, yaradusezeranyije none dore yarabikoze. Barangije baravuga bati ubuzima bwacu bugiye guhinduka burundu. Ariko aho ngaho ubwo aba bamama barimo baselebratinga bishimiye ko abakobwa babo bagiye guhindura ubuzima bwabo, ukuri kwari kuri kure y'ibyo bari gutekereza. Ba bakobwa uko ari babiri bari bakiri mu rugo rwa wa mugore wa Prophet Grace, bafungiye mu kumba gato cyane ndetse k'umwijima. Nuko muri iryo joro Prophet Grace yaraje yinjira muri kakumba aho abo bana bakobwa uko ari babiri bari. Nuko arangije atangira kwisetsa. Ubwo yafunguraga urugi, amaso ye wabonaga yuko ari mu mibare myinshi cyane. Abakobwa uko bari barahangaha bari bataramenya impamvu bari muri akakumba, bakimubona bahise bahaguruka, ariko bahaguruka bafite ubwoba. Nuko arangije arababwira ati mumeze mute bana banjye? Ibi ngibi uyu Prophet Grace yabivuze n'ijwi wumva ko rifite urukundo, rifite emotion. Arangije arababwira ati nizere ko mumeze neza. Arangije arababwira ati muri iri joro muratangira process ya mbere, baratangira kubatunganya babategurira amahirwe ari bukurikireho. Mugomba kunyizera kubera yuko ni njyewe ufite inyungu zanyu muri jye. Nuko abakobwa baramubwira ati turakwizera mama. Ntabwo bigeze bamubaza ibibazo byinshi cyane kubera yuko ababyeyi babo bari babwiye bati mugende mwebwe mwizere Prophet Grace ni umubyeyi ndetse n'umukozi w'Imana. Bari babwiye bati mwizere uriya mukozi w'Imana, icyaba cyose mugomba kukizera. Nuko hashize iminota mikeya, aho ngaho kuri urwo rugo hahise haza ibigabo bibiri binini. Ibi bigabo byari ibigabo biteye ubwoba, ibigabo binini by'ibigango. Uyu mugore arangije afata bya bigabo uko ari bibiri binini, abyinjiza muri cya cyumba kakumba abana b'abakobwa bari barimo. Arangije abwira bino bigabo ati mukore ibigomba gukorwa. Uyu mugore arangije afunga urugi arigendera. Mwumva uyu mugore amakosa yakoze, mwumva uyu mugore amashitani ibikorwa yakoreye aba bana. Arangije arababwira ati mwa bagabo mwe, mukora ibishoboka byose ku buryo mutegura aba bana bakaba bari ready, bakaba ari abakobwa biteguye gukora akazi n'abateganyirije. Namwe mumbabarire munyumvire uyu mugore, munyumvire uyu mugore ko nari umutindi. Uyu mugore yari shitani, uyu mugore ntabwo yari umukozi w'Imana. Aba bana bakibona bino bigabo bibegera, abana ubwoba bwarabishe, abana imitima itangira gutera. Ariko abana nta mahitamo bari bafite, nta buhungiro bari bafite, nta butabazi bari bafite. Abana bari boherejwe mu kuzimu.
aba bana ntabwo bari bazi ikiri kujya mbere, ariko mu maso yabo ubwoba bwari bwinshi. Nuko Prophet Grace yahise ava aho ngaho yigarukira hanze. Uyu mugore yari yishimye cyane, yumva ari satisfied, yumva ari kugera kuri plani ze. Nuko atangira kwivugisha ati aba basore nibamara gutegura abana b'abakobwa baraba noneho biteguye gukora akazi n'abateguriye. Arangije atangira kwivugisha ati ndabizi neza ko abagabo bazabishyura neza, bazajya banyishyura amafaranga aryoshye ndetse banyishyure ibintu by'agaciro kuri aba bana b'abakobwa. Ndizera ko ngiye gukorera amafaranga aryoshye. Uyu mugore yari afite plani yo kujya afata abana b'abakobwa akabagurisha n'abagabo, agakoresha aba bana b'abakobwa bari innocent, akajya abohereza hanze, akajya kubakoresha imirimo y'uburaya, akabagurisha abagabo bafite amafaranga. Kuri we iyi ngiyi ari business. Ubuzima bw'abana b'abakobwa nta kintu bwari bumubwiye kuri we. Aba bagabo bamaze gukora ibyo bashaka gukorera abana b'abakobwa, bahise bava muri icyo cyumba nta jambo na rimwe bavuze. Nuko Prophet Grace yaraje arinjira muri cya cyumba, asanga abana b'abakobwa ubwabo bwabishe bitsindagiye hano mu nguni, abana bari kurira bafite amarira menshi cyane ku matama yabo. Nuko n'umujinya mwinshi n'ijwi ryuzuye ugutegeka, arangije arababwira ati muceceke vuba. Arababwira ati ngi niyo destiny yanyu, ubu mugiye gukora amafaranga menshi cyane, kandi nzakora ibishoboka byose ababyeyi banyu nabo azabagereho. Mwakagombye kunshimira kubera amahirwe mbahaye. Abana b'abakobwa ahangaha nta kintu bamushubije. Aba bana b'abakobwa bari bamwizeye mu by'ukuri nk'uko ababyeyi babo bari babibategetse. Prophet Grace ahangaha ntabwo yari yitaye uko abana bari kwiyumva kuba bari bamaze guhohoterwa na bino bigabo. Nuko yahise abafungirana muri ako kumba, arangije ava aho ngaho. Ubwo atangira guplaninga, atangira kuvugana n'abakiriya ba mbere babo. Nuko ku cyumweru cyakurikiyeho urusengero rwe rwari rwuzuyemo abakristo benshi cyane nk'uko bisanzwe. Prophet Grace rero ahangaha ubwo yarahagaze imbere ya congregation, ahagaze imbere ya buri umwe wese, ahagaze ku ruhimbi, yatangiye kuvuga ndetse n'ijwi riri strong cyane. Ubwo yari arimo abwira buri umwe wese wari uri aho ngaho, arangije aratangira ati bana b'Imana. Ibyo yabivuze yarambuye amaboko. Nk'uko mubizi, Imana imumugisha kandi amahirwe ikampa ububasha bwo kuba nshobora kuba nafata abana b'abakobwa nkabajyana hanze bakajya gukora imirimo itandukanye, bagatangira gukora mu mashopu yanjye mfite hanze, amarisora ndetse n'amashopu atandukanye. Njyewe iyi ni misiyo yanjye, ni ugufasha imiryango yanyu nkabakura mu bukene, kandi ibindi kubikora kubw'urukundo rw'Imana ndetse no gushimira Imana. Aho ngaho buri umwe wese yahise akoma mu mashyi, baratangira bavuga bati amena. Batangira kuvuga bati mami uvuga agakora, mami uvuga agakora. Batangira kumusingiza. Arangije ababwira ati Imana ibahe umugisha. Nuko nyuma yuko amateraniro arangira, nuko iyindi groupe y'ababyeyi nayo yaraje yegera wa Prophet Grace. Nuko barangije baramwegera, barapfukama imbere ye, baratangira bati mama uvuga agakora. Uwo ni umwe mu babyeyi bari baraho ngaho. Arangije aramubwira ati ndakwingize mami, mfite umwana w'umuhungu, ndashaka ko nawe umujyana hanze. Uyu mwana wanjye ni umwana w'umukozi kandi arubaha cyane. Undi mugabo nawe arangije aravuga ati mumi, nanjye mfite abana b'abahungu babiri, ndifuza ko wabaha amahirwe nabo ukabajyana hanze. Ni abana b'abakozi kandi bubaha, turakwinginze dufashe, imiryango yacu iri kubaho nabi cyane. Uramutse ubahaye amahirwe bakajya gukora, bashobora kutukura muri ubu bukene turimo. Nuko uyu mu Prophet Grace arangije azamura ikiganza cye, arabacecekesha, arababwira ati bana banjye mbashimiye icyizere mungiriye. Ibyo ngibyo yabivuze anasekamo, ariko arangije arababwira ati reka mbabwize ukuri. Arababwira ati njyewe njyana abana b'abakobwa gusa, ntabwo njyana abahungu. Arangije arababwira ati ntabwo abana b'abahungu bakora akazi mba ngiye gukoresha abana b'abakobwa. Arababwira ati nimba abana banyu b'abakobwa ari abana bitonda kandi abana bubaha, nimubanzanire ejo nta kibazo, ariko ntabwo nshaka abana b'abahungu. Kandi mwibuke ikintu kimwe, bagomba kuba bari pure. Nuko aho ngaho rero abo babyeyi bahise bava aho ngaho. Nuko nyuma y'amateraniro hari indi groupe imwe yagiye iregerana aho ngaho inyuma y'urusengero, itangira kujurajura, batangira kuvuga muri bo. Nuko umwe mu bagore bari baraho ngaho, uyu mugore yitwaga Naomi, arangije arababwira ati nyamara ibi bintu bisa nkaho atari byo. Arangije arababwira ati ariko ni ukubera iki uyu muprofete ajyana abana b'abakobwa gusa?
ese ni ukubera iki aba bana b'abakobwa bagomba kuba ari amasugi? Ni ubuhe bwoko bw'aka kazi ibi ngibi ari kuvuga ngo African shop ngo ni ibiki? Ni ubuhe bwoko bw'aka kazi ari kuvuga ajyana bana b'abakobwa bakajya gukora bakaba bagomba kuba ari amasugi? Nuko undi mugore witwaga Ellen arangije aramwitegereza amubwira ati Naomi, witondera amagambo uri kuvuga, urashaka yuko Imana iguhana ikagwanisha igihano gikomeye cyane kubera kuvuga nabi umukozi w'Imana? Mama uvuga agakora, uyu nguyu ni umukozi w'Imana kandi umukozi w'Imana ukomeye, arimo arakora ibintu bitakorwa na buri umwe wese, arimo arafasha imiryango myinshi kuva mu bukene. Naomi arangije aramubwira ati okay, njyewe ndi kuvuga yuko bidasanzwe, nta nubwo tuzi nimba iyo African shop ari kuvuga ibaho. Ese ubundi ni ukubera iki abakobwa babanjije kugenda kugeza na n'ubu bataranahamagara ababyeyi babo ngo bavugane? Njyewe kuri njyewe ndumva hari ikintu kitagenda neza ngo n'ibi bintu. Nuko undi mugore wari urangwa witwaga Clara arangije azunguza umutwe, arangije amubwira Naomi, icyiza nuko wafunga umunwa wawe, Prophet aramutse yumvise ibintu uri kuvuga ashobora kugutera umuvumo. Wibuke ibintu byabaye ku mugore umwaka washize, uriya mugore uribuka ibyamubayeho. Nuko Naomi yahise yicecekera aho ngaho, nta kintu yari afite cyo gukora, ariko muri we yumvaga hari ibintu bitagenda. Nuko muri ako kanya ubwo Prophet Grace yari yicaye mu biro bye arimo abara ama-envelope abakristo bagiye bamuha igihe yarimo bari mu materaniro, atangira noneho kwisetsa, atangira gutekereza abana b'abakobwa abazimisagurishije, ndetse muri icyo gihe yari ari hafi kwakira amafaranga. Arangije atangiye kwivugisha ati aba bantu ntago bazigera bumva, ntago bazi impamvu banyita mama uvuga agakora. Arangije aravuga ati izi njiji nzazikoresha mpaka bajye bamenya yuko mfite intambwe 10 hejuru yabo. Nuko iminsi rero agiye yicuma, uyu mu Prophet Grace yakomeje gukomeza amanipira abeshya b'ababyeyi Margaret ndetse na Agnes, abohereza amafaranga nta kibazo kugira ngo babashe guceceka, babashe gukomeza bizeye ko abana babo bari gukora, ndetse akomeza kubashyiramo icyizere kugira ngo bakomeze bamwizere. Nuko umugoroba umwe ubwo Prophet Grace yari yicaye muri bya biro bye arimo atunganya, arimo abara amafaranga yari yakoreye mu materaniro, agiye kumva yumva ijwi hafi aho ngaho riravuze. Iri jwi ryari rya wa mukecuru yaragarutse, wa mukecuru wajya kumuhazambaraga, wa mukecuru twabonye mu gice cya mbere. Nuko arangije araza ahagarara aho ngaho, aza akomendinga, aza ategeka, amaso y'ahangaha yarayahanze uyu muprofeti, uyu mugore Grace. Arangije wa mukecuru aramubwira ati Grace, iki ni cyo gihe kugira ngo utere indi ntambwe. Wa mukecuru arangije aramubwira ati nkeneye amasugi 4 ubu ngubu noneho. Nuko Prophet Grace aho ngaho yahise agira ubwoba, ariko ahita atangira guseka ya nyirabureshwa. Uyu mugore w'uyu Prophet Grace yari abizi neza ko nta mahitamo afitemo usibye kwemera ibyo umukecuru yamusabaga. Ibitambo yatangaga nibyo byakomezaga bigatuma agira imbaraga. Rero yagombaga gukora buri kimwe cyose asabwe kugira ngo akomeze kugira za mbaraga. Nuko Prophet Grace arangije aramubwira ati nibyo mama. Arangije aramubwira ati nzabazana. Nuko icyumweru cyakurikiyeho wa Prophet Grace ubwo arimo yigisha yahagaze ku ruhimbi, arangije yitegereza buri wese wari aho ngaho, atangira kuvuga akomendinga nk'uko yarasanzwe abikora. Nuko arangije azamura ukuboko kwe, buri umwe wese wari aho ngaho yahise aceceka, buri umwe wese atangira gutega amatwi biteguye kumva amagambo ava mu kanwa k'uyu mugore. Arangije aratangira ati bana b'Imana, arangije arababwira ati nakiriye message iturutse ku Mana, nakiriye ubutumwa buturutse ku Mana. Arangije aravuga ati hari amahirwe akomeye cyane, kandi ayo mahirwe akeneye abana b'abakobwa 4 bagomba kujya hanze bakajya kwiga, bagahindura ubuzima bwabo, ndetse bagahindura ubuzima bw'imiryango yabo, imiryango yabo igatangira ikabaho neza. Ariko hari kondisiyo imwe, aba bana b'abakobwa uko ari 4 bagomba kuba bari pure ndetse bubaha, bafite inyabupfura. Arangije asa nk'upozingaho gakeya, atangira kwitegereza, atangira gukalculatinga buri umwe wese uri aho ngaho. Arangije arabwira ati nimba mwizera ko abakobwa banyu bafite izi quality, bujuje ibi bisabwa, ejo muzabanzanire wanjye. Aya niyo mahirwe yabo kugira ngo bakure, bivane mu bukene ndetse bavane mu bukene imiryango yabo. Nuko buri umwe uri aho ngaho yahise yishima, batangira gukoma amashyi, batangira kuvuga bati amena. Nuko umunsi wakurikiyeho abana b'abakobwa 4 bageze mu rugo rwa Prophet Grace.
ababyeyi babo bari bishimiye kubona abana b'abakobwa babo bagiye kubona aya mahirwe kujya kwiga hanze. Prophet Grace yarabakiriye ndetse n'amaboko afunguye abakirana urugwiro. Nuko nyuma y'iminsi 2 uyu mugore uyu mu Prophet Grace yahise atangira gukora, noneho gutangira kwitegura plan ze. Arangije araza imbere y'urusengero rwose, atangira kurira, atangira kwiriza, atangira kugira agahinda kenshi, amarira arashoka ari menshi. Aratangira ati, bana b'Imana, mfite amakuru atari meza. Arangije arababwira ati, aya makuru arababaje. Ba bana b'abakobwa bagombaga kujya hanze bakajya kwiga, bose bashimuswe. Ako kanya bumwe wese wari uri aho ngaho ubwoba bwahise bumwica, abantu bose bahita bakonja, ndetse abari bari aho ngaho bose batangira kuvugana hagati yabo. Nuko wa muprofeti arakomeza n'amarira menshi cyane. Arangije aravuga ati, umuntu umwe muri twe, umuntu umwe hano mu rusengero yatugambaniye, ashobora kuba yaduciye inyuma akatugambanira. Arangije arababwira ati, umudayimoni ari gukora hano muri rusengero. Ababyeyi baba abakobwa bamaze kubura bahise batangira kurakara, batangira kugira agahinda ndetse n'uburakari, ndetse batangira kumva batabyizeye. Nuko umwe mu bapapa, umwe mu babyeyi baba abakobwa, uyu mubyeyi arangije arambwira ati, mama uvuga agakora, ibi bintu twabibwiye abantu bakeya mu miryango yacu, ese bashobora kuba aribo babikoze? Nuko muri ako kanya isura ya wa muprofeti ihita isa nkaho yijimye. Nuko arangije ahita amubwira ati, ntureba, ibi ngibi nibyo bintu biba iyo mutanyumvise, iyo mutubahirije ibyo nababwiye. Njyewe nabagiriye inama mwese yuko mugomba kugumana ibi bintu bikaguma hagati yacu, none mwaragiye mugenda kubibwira abantu bose hanze. Ibi ngibi rero byabaye kubera ko nta kintu na kimwe mwitaho. Ukutita ku bintu kwanyu nibyo byatumye abana banyu bagenda bagashimutwa. Atangira gusakuza, atangira kugira nabi bababyeyi. Ahangaha ntago aba babyeyi bari bafite amahitamo, nta buryo bari kwigaragambya, kubera ko uyu muprofeti yari yaramaze kubamanipira, yari yaramaze kubatwara ubwonko. Arangije arababwira ati, bamwe mu miryango yanyu bashobora kuba aribo bari inyuma y'ibi bintu, bagize ishyari. Nuko wa muprofeti Grace arangije arahindukira yitegereza abantu bose bari aho ngaho. Arangije arababwira ati, bana banjye, tugomba gusenga cyane, tugomba gusenga cyane kurusha uko twasengaga. Tugomba gusenga tukarwanya izi mbaraga zatumye abana bacu batwarwa bagashimutwa. Amasengesho niyo yonyine ashobora kugarura abana b'abakobwa bakagaruka. Buri umwe wese wari uri aho ngaho yatangiye kwizera aya magambo y'uyu muprofeti. Nuko barangije barapfukama batangira gusenga. Uyu mugore yari ahangaha ari kubitegereza, abizi neza ko ari kugambanira aba baturage, ari kugambanira aba bakristo be. Nuko nyuma y'amateraniro Naomi ntabwo yakomeje kwihanganira uburyo yumvaga ibi bintu harimo amayobera. Yumvaga ibintu uyu muprofeti avuga mu rusengero, yumvaga atabyumva neza. Uyu mugore Naomi ntabwo yumvaga ari convinced, ntabwo yumvaga ibi bintu uyu muprofeti ahora avuga ari byo. Nuko ubwo aba members ba congregation bavuga aho ngaho, Naomi yagumye aho ngaho inyuma ari kumwe n'inshuti ye bari kuvugana. Arangije abwira inshuti ati, njyewe ntabwo nizera amagambo uriya mugore avuga. Naomi ibi yabivuze arimo azunguza umutwe. Ese ni ukubera iki ashobora kwita umukozi w'Imana yarangiza agakora ibintu nka biriya? Ibi ngibi ari gukora ni imikino, ni games. Uyu mugore wundi, iyi nshuti ye yarakomeje iraceceka, nta kintu yamushubije. Ntabwo uyu mugore yagize ikintu avuga kubera ko yari afite ubwoba, yari afite ubwoba bwo kuvuga. Ariko Naomi ahangaha ntabwo yabyizeraga na gato. Yari yamaze kwiyumvisha muri we ko atagomba kwihanganira ko uyu muprofeti akomeza kubeshya abantu. Yumvaga hari ikintu yakora kuri ibi bintu. Ubwo rero uyu mukobwa yaravuye ngo ku rusengero agana mu rugo rwe. Mu mutwe we hari harimo ibitekerezo byinshi cyane, ari gutekereza se yakora iki. Nuko muri we atangiye gutekereza ati, mu gitondo gikurikira nta kintu na kimwe nakora, ngomba kujya kuri polisi. Ibyo nibyo yarimo yibwira muri we. Arangije avuga ati, ngewe ngomba kugenda nkabwira polisi buri kimwe cyose. Uyu mugore agomba guhagarikwa.
ariko ubwo uyu mwana w'umukobwa yari ari kugenda, hari ikintu kidasanzwe cyatangiye kuba. Yagiye yumva imbaraga zidasanzwe zitangiye kumufata mu bitugu. Atangira kumva aremerewe, atangira kumva imbaraga zitangiye gushira. Ubwo rero yaratangiye kuvuga, atangiye guhamagara, atangiye gusaba ubufasha. Nta kintu na kimwe cyasohokaga mu kanwa ke. Uyu mukobwa Naomi yatangiye kurwana no kuba yasohora umwuka ngo avuge, ariko nta jwi na rimwe ryasohokaga mu kanwa ke. Yarwanye no kuba hari ikintu yavuga, wapi biranga. Ahangaha Naomi yahise ahinduka ikiragi, ndetse ntabwo yabashaga no kuba yakwandika ibyo atekereza cyangwa ibyo ashaka kuvuga. Ahangaha Naomi ntabwo yabashaga kuba yaburira umuntu uwo ari we wese ngo amubwire ibijyanye n'umuprofeti Grace. Nuko babakobwa uko ari bane, aho profeti yari yabahishe mu ishyamba, babiri muri bo bari bamaze guhura n'isanganya, bari bamaze gupfa. Umwe rero muri bo yari yicaye ahangaha yataye icyizere, ariko ari kwinginga Imana. Uyu mwana w'umukobwa yari yicaye ahangaha muri iri shyamba ari gusenga yinginga Imana. Umutima we wari wizeye ko Imana iri buze ikamufasha. Uyu mwana w'umukobwa yaramaze igihe kinini mu mwijima, asa nkaho yabaye isolated, asa nkaho yajyanywe inyuma y'isi. Ndetse uyu mwana w'umukobwa yarazi umuntu wabikoze. Undi mukobwa wa kane, uyu we yanze gusenga, yari yicaye aho ngaho acecetse, ari aho ngaho ari kuvuga ati byanze bikunze nitwe dukurikira. Arimo yitegereza umukobwa wari umwicaye iruhande. Wa mukobwa aramubwira ati tugomba gusenga, ngwino dusenge, dukeneye ubufasha bw'Imana. Ariko uyu mukobwa wundi akazunguza umutwe. Amaso ye iyo wamurebaga wabonaga nta cyizere afite muri we. Arangije aramubwira ati nta mpamvu zo gusenga. Aramubwira ati nta Mana iriho. Arangije aramubwira ati tugiye gupfira hano nk'uko bashuti bacu babishe. Arangije aramubwira ati nushaka ubyemere turapfira ahangaha. Uyu mwana w'umukobwa Faith umutima utangira kumurya, ariko yanga kugivinga up, arakomeza arasenga. Yarahise apfukama hasi, atangira kwinginga Imana. Ibiganza bye yari yabihujije. Arangije aratangira arasenga yinginga Imana. Arangije abwira Imana ati Nyagasani ndakwinginze dutabare, dufashe uturinde. Arangije abwira Imana ati Nyagasani ntutuma aba bantu batwara ubuzima bwacu. Aya masengesho y'umwana w'umukobwa yagendaga yomongana aho ngaho muri iryo shyamba, ariko mugenzi we wari uri aho ngaho yakumye acecetse, yataye icyizere. Amasaha yarakomeje aragenda, umunsi uricuma. Wa mwana w'umukobwa Ruth wari uri gusenga yatangiye kumva abagabo barimo baza babegera. Umutima we watangiye kugira ubwoba bwinshi, ariko arakomeza arasenga, arakomeza yinginga Imana. Aratangira ati Nyagasani ndakwinginze dutabare, Nyagasani dutabare. Nuko ubwo babagabo bari bageze aho ngaho ntago bigeze bafata Faith, ahubwo bafashe wa mukobwa wari wicaye aho ngaho yanze gusenga. Yitegereje babagabo ubwo batwaraga wa mwana w'umukobwa bamuvana aho ngaho. Ahangaha rero yabonye ko agomba gukomeza agasenga cyane. Nuko atangira kwinginga Imana yibwira ati Nyagasani ndakwinginze mpimbaraga, mbabarira umfashe mve muri ibi bintu. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yarazi ikiri bube ahakurikira, ariko muri iki gihe icyizere, ukwizera kwe niko kwatumye akomeza kumva akomeye, yumva ko byanze bikunze Imana iri bugire ikikora. Ishyamba, umwijima, aba bagabo bari kugenda baza bakabajyana bakabica. Ibi byose byari ibintu biteye ubwoba, ariko kubera ukwizera k'umwana w'umukobwa yumvaga byanze bikunze Imana hari ikintu iri bukore ku buzima bwe. Nuko ubwo rero ijoro ryaritangiye gucura ikibu, uyu mwana w'umukobwa Faith yakomeje gusenga. Yari yizeye ko byanze bikunze umunsi umwe azaba free akava muri iri shyamba. Umugabo wa Naomi aho yarari aho ngaho, ahangaho yari afite ubwoba bitewe n'uko umugore we asigaye atavuga, akaba yarabaye ikintu kimeze nk'ikigoryi. Ntabwo yumvisha uburyo uyu mugore we atakivuga, atacyumva, ndetse atabasha kugira ikintu na kimwe akora. Nuko rero umugabo wa Naomi yafashe umwanzuro wo kumufata akamushyira wa muprofeti Grace kugira ngo abashe kumusengera. Yizeraga ko uyu muprofeti ari we muntu wenyine ushobora kumufasha. Nuko uyu mugabo atangira kwivugisha ati byanze bikunze iyi ni imyuka mibi yakwatatse. Ibi ngibi yarimo abivuga, ariko uyu mugore we Naomi ntabwo abasha kumva.
ndetse nta nubwo yabashaga gusubiza. Nuko ubwo bageraga ahangaha ku nzu ya wa muprofeti Grace, nuko wa muprofeti yarabakiriye abakira neza, arangije aravuga ati wowe bana banjye, narabyumvise ibyabaye kuri Naomi, abadayimoni barimo barakora cyane, ariko ntimugire ubwoba, Imana iri mu ruhande rwacu, reka dusenge tumusengere arakira. Nuko Naomi arangije arapfukama. Ubwo Prophet Grace yari yashyize ibiganza bye ku mutwe we, noneho atangira gusenga. Umugabo yari ahagaze hafi aho ngaho yahujije ibiganza. Nuko wa muprofeti atangira asenga cyane, atangira kuvuga ndetse n'ijwi ritegeka ndetse rifite imbaraga. Nuko aratangira avuga ati Nyagasani, kiza umukobwa wawe, mukize umwanzi. Arangije aravuga ati Nyagasani, mukure muri uyu munyururu. Atangira gusenga avuga cyane. Nuko umugabo we atangira gufunga amaso, nawe atangira gusenga muri we. Arangije aravuga ati amena, arongera asubira muti amena. Ibi ngibi yabivuze yizera ko hagiye kuba igitangaza. Ahangaha Naomi yatangiye kumva ameze nabi cyane. Ubwo uyu muprofeti yari arimo asoza gusenga, arangije avuga ati mu izina rya Yesu ushobora byose, amen. Nuko umugabo wa Naomi arangije aca bugufi, akora ku bitugu by'umugore we Naomi. Arangije aramunyeganyeza, aramubwira ati Naomi, ushobora kuvuga noneho, ushobora kunyumva. Ahangaha yarimo amubaza, ndetse ijwi rye ryari ryuzuyemo ukwizera, ariko Naomi ntabwo yigeze amusubiza ahangaha, ndetse ntabwo yabasha kumva amagambo umugabo yari arimo amubwira. Nuko Naomi n'umugabo we bahise basubira mu rugo. Ahangaha uyu mugabo yarakize yuko byanze bikunze aya masengesho y'umuprofeti ari bugire ikintu akora. Nuko tugarutse hano rero kwa wa muprofeti Grace, nuko ubwo yari yicaye amaze kurya, yumva amerewe neza, ari muri mudu nziza, atangira guseka, atangira kuvuga n'ijwi riri hejuru, atangira kuvuga ati Naomi aratekereza yuko ashobora kuntangaza, ashobora kunteza abantu. Ibi yabivuze n'ijwi riranguruye. Yatekereje yuko ashobora gucalenginga mama uvuga agakora. None reba, yabaye impumyi, ndetse yabaye ikiragi, ndetse ni n'umupfu. Reka noneho tuzarebe uburyo agomba guplaninga kunyexposinga akaneza buri umwe wese. Atangiye kuvuga ati iyaba abantu bose bari babizi yuko nta muntu n'umwe uncalenginga, njyewe nababuriye bose, nta n'umwe ntabwiye ko nta muntu n'umwe ujya uzamura ibitugu kuri njyewe. Ariko abantu bamwe na bamwe bagomba kwiga bakigira mu kutumva kwabo. Njyewe ndi mama uvuga kandi agakora. Yatangiye guseka, ndetse inseko ye ikagenda yomongana muri cya cyumba yari arimo wenyine. Ubwo yari arimo relaxinga, araho ngaho yumva amerewe neza. Kuri we uko uyu mubyeyi Naomi yari arimo amererwa nabi, asafaringa, yumvaga ari isomo kuri buri umwe wese ushobora gutekereza cyangwa kugerageza kumurwanya. Nuko Agnes ndetse na Margaret ubwo bari bicaye mu cyumba mu rugo rwa Agnes, aba bagore nabo bari bafite amayobera menshi cyane muri bo. Hari hashize ibyumweru byinshi bohereje abana babo b'abakobwa, ariko kugeza ubu bari batarabasha kuvugana nabo. Ariko uyu muprofeti yaboherezaga amafaranga, ariko nubwo bakiraga amafaranga, ntabwo amafaranga yahagarikaga kuba bumva bafite ubwoba. Ko Agnes arangije amubwira ati Margaret, ibi bintu ntabwo bisanzwe, tumaze igihe kinini tutavugana n'abana bacu. Ese uratekereza ute nimba ari ikintu kibi cyabaye ku bana bacu? Nuko Margaret arangije amubwira ati nanjye nahoze mbitekerezaho Agnes, ntabwo mbasha gusinzira ijoro ryose. Nuko Agnes arangije aramwegera, arangije amubwira ati Margaret, dukeneye ibisubizo, reka tugende tujye kureba Prophet Grace. Nanone agomba kuba azi ikintu twebwe tutazi. Twebwe yadusezeranyije yuko azita ku bana bacu. Nuko bose uko ari babiri bavuye aho ngaho barangije bajya kureba uyu Prophet Grace. Nuko ubwo bari bageze aho ngaho, Prophet Grace yari yicaye muri saro irimo intebe z'agaciro, irimo ibintu by'agaciro. Ahangaha Prophet Grace yari maseka yishimye cyane ubwo barimo binjira hano mu nzu. Nuko arangije avuga ati aha inshuti zanjye Agnes na Margaret. Arangije avuga ati karibu nimufate ibyicaro. Arangije arababaza ati niki kibazanye aha ngaho uyu munsi? Agnes yabanje kugira ubwoba bwo kuvuga. Nuko arangije avuga ati mama uvuga agakora, dufite ubwoba bw'abakobwa bacu, ntabwo twigeze tuvugana nabo kandi hashize igihe kirekire. Please turakwinginze, turashaka kuvugana nabo, turashaka kumenya nimba bameze neza. Nuko arangije avuga ati nta kintu mwakagombye kugira ubwoba na kimwe, abakobwa banyu bari gukora neza cyane, abakobwa banyu bari bize, barahuze, barimo baragerageza gukora ubuzima bwabo bwiza bushyashya, barimo barakora cyane kugira ngo babashimishe nk'ababyeyi babo.
nuko muri ako kanya Margaret yatangiye kurira, arangije aramubaza ati ariko twe turashaka kumva byibuze n'amajwi yabo, byibuze n'akanya gatoya. Nuko wa muprofeti arangije araseka, arangije arababwira ati mwihangane, ubu ngubu ahantu bari gukorera ntago network ihagera, ntago bashobora kubasha kwitaba telefone, ariko ntimugire ubwoba, ndaza kubereza message, ndaza kubabwira ko nibaza kubona akanya babahamagare. Nuko abagore uko ari babiri baje nk'ababyizeye ariko bumva baratanabyizeye neza, barangije baramubwira ati mama uvuga gakora urakoze cyane. Nuko bakiva aho ngaho yanse ko wa muprofeti yari afite igihe bari bari aho ngaho itangira noneho guhindukamo uburakari bwinshi cyane. Arangije aravuga ati ibi bicucu ko ari bibiri biraza kumbaza ibibazo by'amafuti, njyewe mama uvuga gakora afite uburakari bwinshi cyane. Arangije aravuga ati aba bagore nibakomeza kumpushinga barica buri kimwe cyose, ntabwo nshobora ngiye gutuma umuntu ancarenjinga, ndashaka kubereka buri kimwe cyose kiba ku muntu uwo ari we wese ubashije guhaguruka akampagurukira, nta muntu n'umwe ugiye unyitambika mu nzira. Nuko ubwo Agnes ndetse na Margaret barimo bagenda bagana iwabo, bari buzuye ubwoba bwinshi cyane. Ubwo rero bari kugenda aho ngaho ku muhanda, barimo bagenda baganira, ntabwo bigeze bamenya yuko imodoka y'umukara iba ari inyuma y'abakurikiye. Mu isegonda rimwe imodoka yahise ikubita ba bagore uko ari babiri, yahise bakubita nabi cyane, aba bagore bahita bapfa, bahita bagwa aho ngaho. Iyi modoka yahise yikomereza isiga aba bagore aho ngaho baryamye aho ngaho. Nuko abaturage bari aho hafi mu ngo zari ziri aho hafi bahise baza birukanka, batangira kwibaza ati ese bigenze gute, ese aba bagore ni bande? Batangira kuvuga bati uyu ni Agnes na Margaret, uyu ni umuntu umwe muri bo wabivuze arimo arira. Nuko urupfu rw'abagore rwatangiye kuzenguruka mu bantu bose ndetse bigera no mu bantu kuri rwa rusengero. Batangiye kuvuga bati byanze bikunze iyi ngiyi ntabwo ari accident isanzwe, uyu ni umugabo umwe muri bo wabivuze arimo azunguza umutwe. Arangije aravuga ati nyamara hari ikintu kidasanzwe kiri kuba. Arangije aravuga ati aba bagore uko ari babiri bari bagiye kureba Prophet Grace, none dore ibintu byababayeho. Nuko tugarutse muri rya shyamba, Faith niwe wari usigaye muri ba bakobwa bane ari muzima. Uyu umwana w'umukobwa yari afite ubwoba bwinshi cyane, umutima wari uri gutera cyane, yari aho ngaho areba buri umwe wese mu bashuti be uko bagiye babajyana bagatwara ubuzima bwabo. Ibi byose uko bariraga uko batakaga byose byarazaga bikajya mu mutwe we akabyibuka. Ahangaha rero yari yiteguye, yari azi neza ko ari bugiye gukurikiraho. Ba bagabo bari bari aho ngaho nabo bategereje yuko wa muprofeti abahamagara kugira ngo nawe bamutware, ariko Faith ntabwo yigize agiving up, yarakomeje arasenga, yarapfukamaga aho ngaho agakomeza agasenga. Arangije aravuga ati nyagasani niwe mbaraga zanjye kandi ni wowe mukiza wanjye. Arangije abwira Imana ati ndakwinginze bereke yuko ari wowe Mana, bereke imbaraga zawe, bereke ko ari wowe Mana ivuga bikaba itegeka bikaba, bereke ko ari wowe Mana y'ukuri. Nuko muri ako kanya umwe muri ba bagabo yaramwegereye, nuko arangije aramufata aramubwira ati nicyo gihe uyu mwana w'umukobwa yarakomeje arasenga. Arangije aramubwira ati Imana ni rwo rumuri rwanjye kandi niwe mukiza wanjye. Arangije aramubaza ati ninde nakagombye kugirira ubwoba, ninde nagombye gutinya? Arangije aravuga ati Imana niyo ifite umwanzuro wa nyuma ku buzima bwanjye, njyewe nta muntu n'umwe nagombye gutinya, mfite Imana yanjye. Ba bagabo barangije baramufata, abagabo bari bambaye ibyenda by'umukara, barangije baramufata bamujyana aho bagombaga kumutambira. Aramubwira ati tugiye gutangira. Arangije aramubaza ati ese twatangira twakomeza? Nuko ku rundi ruhande Prophet Grace n'ijwi risa nkaho rityaye cyane, arangije aramubwira ati nibyo nimubikore nonaha. Aramubwira ati nimutinde nimuhite mubikora. Arangije aramubwira ati icyo gitambo kirakenewe kugira ngo nongere imbaraga zanjye. Faith aho ngaho yarakomeje gusenga cyane. Ubwo noneho bari batangiye kumuhambira aho bagombaga kumutambira, yatangiye no gusenga cyane n'ijwi riranguruye. Arangije aravuga ati nta ntwaro n'imwe ishobora kuntungwa cyangwa se kundwanya igihe cyose ngo ufite nyagasani. Nuko umugabo arangije acana amabuji kugira ngo batangire igitambo, batangira guhamagara wa mwijima, za mbaraga z'umwijima zabo. Ariko muri ako kanya ikintu kidasanzwe cyahise kiba, haje umuyaga udasanzwe, umuyaga waturutse muri bya biti. Muri ako kanya za buji zari ziri kwaka zose zirazima ndetse zitangira kugwa. Nuko ba bagabo barikanga, batangira kubaza muri boti ni iki kibaye. Nuko abandi batangiye gusubiza ati ntabwo tuzi kibaye. Nuko
barangije baravuga bati uno mukobwa hari ibintu ari gukora. Fefe yarakomeje arasenga cyane, ndetse ijwi rye ryarimo rigenda rigira imbaraga nyinshi cyane. Arangije aravuga ati njye ndi kumwe n'Imana, nshobora no guca mu kibaya cy'urupfu. Arangije aravuga ati njyewe ntabwo nzigera ngira ubwoba bw'idayimoni iyo ari yo yose. Nuko umuyobozi wa ya groupe arangije afata telefone, arongera ahamagara Prophet Grace, aramuhamagara ariko afite paniki nyinshi cyane. Arangije aramubwira ati mami uvuga agakora. Arangije aramubwira ati Richo turi gukora igitambo turi gukora ntabwo kiri gukunda. Arangije aramubwira ati hari ibintu bidasanzwe biri kuba. Nuko Prophet Grace arangije aramubaza niba icyo uri kuvuga niba icyo uri kumbwira ni gute bitari gukunda. Arangije aramubaza ati ese mwamuhambiriye neza, ese mwakurikije instructions, mwakurikije amabwiriza nkuko bigomba kugenda. Nuko wa mugabo arangije aramubwira ati nibyo twakoze buri kimwe cyose kandi twagikoze uko kigomba kugenda, ariko hari ikintu kiri kuduhagarika. Nuko Grace yahise akubita telefone hasi, ahita ava aho ngaho aragenda ajya mu cyumba cy'ikibanga. Arangije aragenda atangira gucana amabuji. Arangije arapfukama, arangije atangira kubwira cya kigirwamana cye cya gikecuru. Arangije aravuga ati nyagasani igitambo kiri kwanga, ntabwo biri gukunda ko tugitamba. Arangije arabaza ati ese nakora iki? Nuko muri ako kanya wa mukecuru arangije ahita agaragara aho ngaho. Nuko arangije aramubwira ati ibi ngibi ndabikemura njyenyine. Nuko tugarutse muri rya shyamba, wa mwana Fefe yarakomeje arasenga cyane n'imbaraga nyinshi cyane. Arangije arakomeza avuga amagambo, aravuga ati nta ntwaro n'imwe izanyegera kubera ko ndi kumwe n'ushobora byose kandi ari muri njyewe. Nuko muri ako kanya cya gikecuru cyahise kigaragara imbere ya wa mwana Fefe. Fefe ahangaha yahise akibona mu maso ye, gitangira kumureba, gitangira kumubwira amagambo menshi, kimubwira nabi cyane. Nuko kirangije kiramubaza ati ni gute utinyuka kunkoza isoni wa mwana we? Ibi ngibi iki gikecuru cyabimubwiye ijwi ryacyo ryomungana nk'ijwi ry'inkuba. Nuko cya gikecuru kirangije kiramubwira ati njyewe ninjye uyobora, ninjye utegeka bikaba, wowe nta kintu cy'imbere yanjye. Nuko Fefe ahangaha yanze kuva ku izima, arangije afunga amaso, noneho atangira kuvuga, noneho avuga cyane bidasanzwe. Arangije aravuga ati Imana yankuyemo ubwoba ubwo aribwo bwose. Arangije aramubwira ati mu izina rya Yesu ndagutegetse ngo uve imbere yanjye. Nuko cya gikecuru kirangije kizamura ikiganza cyacyo, atangira gukoresha za mbaraga z'umwijima kugira ngo anetralize uyu mwana w'umukobwa Fefe. Ariko ubwo yamagaraga imbaraga ze, haje urumuri rusa nkaho rutwika. Nuko urwo rumuri ruje, wa mwana w'umukobwa Fefe atangira kuvuga n'ijwi riri hejuru cyane, ndetse iryo jwi ryari ryuzuyemo imbaraga z'umwuka wera. Arangije aravuga ati mu izina rya Yesu, aravuga ati amavi yose agomba kumupfukamira, ndetse n'indimi zose zigomba gukonfesinga, zigomba kwicuza imbere ye, kubera yuko n'Imana ishobora byose. Nuko wa mukecuru arangije atangira gutaka, ubwo urumuri rwari rumuzengurutse ruri kumutwika. Nuko ba bagabo nabo batangiye gupfukama, ubwo burabica, batangira kubona imbaraga ziri kurwanirira uyu mwana. Muri ako kanya wa mugore ubwo yarimo screaming, ari gusakuza, ari gutaka cyane, rwa rumuri rwahise rumubastinga, ruramuturitsa, ahita abura aho ngaho. Nuko Fefe yahise apfukama aho ngaho, ubwo buramwica, ariko atangiye gutitira, ariko abona ko byanze bikunze yari insinzi ye, byanze bikunze izari imbaraga z'Imana, byanze bikunze ko ari mu nzira yo gutabarwa. Ba bagabo bari aho ngaho bari bamaze gucika intege, nabo ntago bari bagifite imbaraga zo kumuhagarika. Fefe yahise ava aho ngaho arirukanka ava muri rya shyamba, umutima we warateraga cyane, ariko afite no gushima kw'Imana muri we. Yahise yirukanka ahita yitira kuri police station. Nuko arangije akubita urugi, arinjira arababwira ati nimumfashe. Arangije arababwira ati hari abagabo bari mu ishyamba, bari baradutwaye, baradushimuse. Aba bagabo bari gukorera umugore witwa Prophet Grace. Polisi ntabwo yagize ita umwanya wari wo wose, yahise iva aho ngaho yerekeza ahandi mu ishyamba, ifata aba bagabo bose uko bakoreraga wa mugore, bahise babashyiramo amapingu. Aba bagabo ubwo bari bagejejwe kuri polisi, bicujije buri kimwe cyose, ndetse bavuga buri kimwe cyose bakoze. Fefe yari yicaye aho ngaho ahantu mu nguna kuri polisi, arimo arira, ariko arimo ashimira n'Imana uburyo yamutabaye, yamukuye muri kuriya kuzimu. Nuko Prophet Grace ubwo yarahagaze aha ngaha, ahagaze mu muryango,
ndetse afite panike muri we. Ahangaha yari afite ubwoba bwinshi cyane, cya cyubahiro yumvaga agombwa ndetse bwa budahangarwa yari afite bwahise bugenda bumuvamo, ahubwo busimburwa n'ubwoba ubwo yumvaga amakuru amugeraho ko ba basore be bamaze gufatwa. Nuko arangije afata telefone arahamagara, atangira guhamagara umugabo yumvaga yizeye ko ashobora kumurinda, yari umukuru wa polisi. Uyu mugabo yaramaze igihe akorana nawe, uyu mugabo yari yaramwijeje yuko nta muntu n'umwe uzabasha kumugendaho cyangwa se ngo amushyire hasi. Arangije aramubwira ati ubu bugoryi ndi kumva ni ubugoryi nyabaki, abahungu banjye bamaze gufatwa. Arangije aramubwira ati ibi bintu bikemura akanya. Arangije aramubwira ati Prophet, arangije aramubwira ati nagukoreye buri kimwe cyose nabashaga gukora imyaka yose. Arangije aramubwira ati ariko ubu ngubu ibi ngibi birenze imbaraga zanjye. Nuko Grace arangije asa nk'ucecekamo gakeya. Arangije aramubaza ati ese kuvuga ngo birenze imbaraga zawe ushatse kuvuga iki? Arangije aramubwira ati hari ibyo ngomba, none ni ukubera iki ushaka kuntererana? Nuko wa mukuru wa polisi arangije aramusubiza, aramubwira ati ikibazo cyamaze kugera hejuru, ubu ngubu nta kintu ushobora kugufasha. Nuko wa mugabo arangije aramukupa. Grace ahangaha yatangiye gutitira, ubwoba buramwica. Ahangaha bwa mbere mu buzima bw'uyu mugore yumvise muri we ko noneho nta gaciro afite, yumva ko nta n'imbaraga afite muri we. Ahangaha buri kimwe cyose cyari kirangiye kandi kirangiriye mu maso ye. Mbere yuko yagira ikintu cyangwa se yagira decision nimwe afata, yagiye kumva yumva polisi, yumva urusaku rwa polisi aho hanze. Ako kanya yagiye kumva abantu bari gukomanga. Arangije yumva ijwi ngo Prophet Grace, iyi ni polisi, fungura urugi nonaha. Arangije afungura urugi, arangije atangira kwishyiramo imbaraga, atangira kubaza wa mu officer waruje kumarestinga kumufata. Atangira kubaza ngo ese ibi ni ibiki muri gukora? Arangije atangira kubabaza ati se muzi uwo ndiwe? Arangije arababwira ati njyewe ndi mama uvuga agakora, njyewe ndi umukozi w'Imana, ndi umukozi ushobora byose. Nuko umwe muri ba polisi atera intambwe. Arangije aramubwira ati Prophet Grace, urahagaritswe wowe, urashinzwe kuba ushimuta ndetse ukabugurisha abantu ndetse ukaba wica n'abantu batambamo ibitambo. Ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kongeraho nyuma y'amagambo gishobora gukoreshwa nacyo mu byo ushinjwa mu rukiko. Ako kanya wa Prophet Grace yahise apfukama, atangira kurira, atangira kwivugisha ngo aya ni amakosa, muri gukora amakosa akomeye cyane. Arangije atangira kuvuga ati ngiye nta kintu na kimwe nakoze. Arangije atangira kuvuga ati ngewe ndi umugore w'Imana. Ariko aba officers aba polisi ntabwo ibyo bari byitayeho, bahise bamushyiramo amapingu, barangije bamukuraho ngaho mu nzu. Hashize iminsi mikeya wa mugore yerekejwe ku rukiko. Ahangaha muri urukiko hari huzuye abanyamakuru benshi cyane, huzuye abakuru ba rwa rusengero ndetse huzuye n'abakristo ndetse huzuye n'ababyeyi b'abana b'abakobwa bagiye babura ndetse n'abapfuye. Buri umwe kuri umwe ahangaha yatangaga ubuhamya bwe, ibimenyetso byaragaragaraga byose ahangaha. Nuko ubwo yarahagaze ahangaha rero n'ubwoba bwinshi cyane, nta kintu na kimwe afite ashobora kuba yavuga. Umucamanza yatangiye n'ijwi riri hejuru cyane ashaka gutangaza imyanzuro urukiko rufashe. Nuko arangije aravuga ati Prophet Grace, urahamwa n'ibyaha byose uregwa. Ibintu wakoze byateje umubabaro, biteza agahinda ndetse biteza ikibazo gikomeye cyane muri society. Rero kubera ibi byaha uregwa, ahangaha ukatiwe gufungwa burundu, ukamara ubuzima bwawe bwose muri gereza. Nuko buri umwe wese wari uri aho ngaho bose bakoma amashyi ndetse abandi bararira. Nuko Faith wa mwana ubwo yari yicaye ku ntebe ya mbere, arangije afunga amaso, arangije arasenga, ashimira Imana uburyo yamukuye ahantu habi yarari. Nshuti bavandimwe rero, nizere yuko iki gice cya kabiri ari nacyo gice cya nyuma, hari ikintu kibasigiye, hari uburyo kibakanguyemo. Nize ko kandi muri bugifate mukagisharinga nacyo nkuko mwasharinze igice cya mbere. Nimba ari igice cya mbere mutaragisharinze nacyo mugifate mugisharinge, byose musharingire rimwe kugira ngo izi nkuru ngewe nzikora kugira ngo tuzigireho. Nawe rero icyo wakora, tera inkunga icano, tera inkunga uyu murongo wacu, usharinge izi nkuru, uzisharinge zigere ku bantu benshi, zigere ku nshuti, zigere ku bavandimwe. Nawe mushyashya ndagusaba kugira ngo nawe uyifate
iyi nkuru ndetse n'izindi twagiye dukora uzisharinge ndetse uzirebe ndetse ukore na komenti ndetse ntiwibagirwe no gukora like. Nongeye kubashimira by'umwihariko mbikuye ku mutima uburyo mukomeza kudusapotinga n'iby'agaciro kuri twebwe kandi turabibashimiye. Mwakoze rero guhitamo Behind Words Show kandi mwakoze kumpa umwanya wanyu w'agaciro. I really appreciate. God bless you. Ciao. Nahuta.